nongeye kubasuhuza kandi mbaha ikaze muri aya makuru tubategurira buri uko bwije nuko bukeye. Reka nizere ko mwese mumeze neza, batameze neza muhumure, ntago ariko bizahora. Yesu ari kumwe namwe kandi Yesu ashobora byose. Nibyo byawe ubona ko byananiranye yaza akabijyamo. Bityo rero reka nkubwire ko uyu munsi ari ku wa gatatu tariki 22 z'uku kwezi kwa 10 turimo, ubwo kiba kinzanye kuri izi mikoro ni ukugenda nkugezaho amakuru abavugirwa ahangaha kuri ubutaka bw'iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse nkaza no kukwambutsa imipaka, by'umwihariko nkakujyana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nkagenda nkubwira iyo biri kugenda bihavugirwa, ukaza kugenda usobanukirwa neza ibyo ari byo. Ubwo ndacyabwira na wa wundi ubu kigera kuri uyu muyoboro wa YouTube channel rwo bwa mbere akaba turadusubscribinga, nakore kuri iryo jambo ryanditseho subscribe cyangwa sabone. Channel ni Subiza TV, kandi murabizi ko tubaha amakuru aba ameze neza. Nkwibutsa ko iyi nkuru mbagiye kukugezaho ushobora kunyarukira ku kinyamakuru cyandika musanzwe muzi mwese nk'umuseke, mugasoma iyi nkuru kugira ngo mubashe kugenda murushaho kumenya neza ko ibyo tuba twabahaye biba byizewe. Uyu ni umurambo w'umusore w'imyaka 23 y'amavuko muri aka karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba. Uyu yari amaze iminsi ashakishwa n'inzego z'umutekano nyuma y'uko bimenyekanye ko uyu nguyu n'ubundi nawe yari amaje kwivugana cyangwa se yari amaje guteragura ibyuma umukobwa w'imyaka 18 y'amavuko bari bamaze iminsi cyangwa se bari bamaranye igihe bari mu rukundo. Uyu murambo w'uyu nyakwigendera cyangwa se w'uyu musore byaje kugaragara ko ari mu kigero cy'imyaka 23 y'amavuko, waje gusangwa cyangwa se bawusanze ahangaha kuri iki kiyaga cya Muhazi. Ibi byagenze gute rero? Ongera volume byose nyine mbikugezaho, kuko ahangaha iyo mpageze byose biranasobanuka neza cyane. Ariko kandi nkomeza no kugenda mbiyagisikizaho, kuko iyi nkuru imeze nkaho imaze iminsi igera kuri 2 cyangwa 3. Ubwo murabizi ko ikintu cya mbere aba ari amakuru, kandi nariyemeje kuyabagerezaho igihe. Ubwo ni nayo mpamvu ntangiye mbiyegisikizaho, kuko iyi nkuru byari ngombwa ko nyibagezaho. uguze kunkundira ngende nkubwira, birashoboka ko wowe waba unteze amatwi uyu nguyu ushobora kuba umuzi, cyangwa se ukaba ufite n'icyo upfana nawe utaramenye ibyabaye. Ibyo byose biroroha, twese bikadufasha. ni nayo mpamvu mbanje muri ubu buryo bari kugira ngo niba unamuzi utange amakuru ku muryango we. Ibi byabaye nyuma y'uko mu rukerera rwo ku wa gatanu tariki 17 Ukwakira umwaka wa 2025, ubwo birumvikana n'ejo bundi nibwo inzego z'umutekano zo mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba zatangiye gushakisha uyu musore, nyuma y'uko byari biketswe ko cyangwa se hari hatanzwe amakuru ko yishe uriya mukobwa. byari byagaragaye ko bararanye, ubwo bivuze ngo hari hajemo akantu kagatotsi, biza kurangira uyu nguyu n'ubundi ngamuteraguye ibyuma. bivuze ngo yanamwishe urupfu, twavuga ko ari nk'iyicarubozo. uriya mukobwa w'imyaka 18, bivuze ngo aramurusha imyaka igera kuri 5 yose. Ntabwo twamenya ibyo bapfaga, gusa kubera ko amakuru akimara gutangwa, investigation yahise itangira gukorwa aho ngaho muri uyu murenge nk'uko nagiye mbikubwira. Gusa nyuma y'uko uyu nguyu batari bakamumenya cyangwa se batari bakamenye ibye, nibwo baje kuza kusanga haciye nk'umunsi umwe cyangwa se umunsi umwe n'igice, baza kubona uyu nguyu washakishwaga n'inzego z'umutekano nawe ari nyakwigendera, cyangwa se yabaye umuntu utakibarizwa kuri iyi si y'abazima. aho nagiye nkubwira ko bamusanze muri iki kiyaga cya Muhazi mu gitondo cyo ku Cyumweru. rero bamwe mu baturage bo muri uriya mudugudu wa Kimara mu kagari ka Nyarubuye, ahangaha ni muri uriya murenge n'ubundi wa Munyiginya, ubwo bari bagiye mu bikorwa byabo basanzwe bakora muri kiriya kiyaga cya Muhazi byo kuroba, cyangwa se mu bikorwa by'uburobyi basanzwe bakora umunsi ku wundi, nibwo
babonye uwo murambo w'uriya musore nagiye nkubwira ko ari mu kigero cy'imyaka 23 y'amavuko, nibwo bahise biyambaza inzego z'ubuyobozi batangira gutabaza inzego z'ibanze kubera ibyo bari babonye muri kiriya kiyaga, nabwo baje kurohoramo, baje kureba neza baza gusanga n'ubundi ni wa wundi washakishwaga. Hatangiye gukekwa ko ashobora kuba yarakoze ariya mabi nawe agafata icyemezo cyo kwiyambura ubuzima. Ngo birumvikana ni kwa kundi ukora ikintu kitari sawa ugasanga n'ubundi iminsi yose uragenda wicira urubanza, ntabwo biba byoroshye habe na gato. Aho ngaho nakubwiraga ko ari mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba, umurenge, umudugudu, akagari, ngira ngo nagiye mbivugaho. ubwo uyu nguyu ubaye umuzi byanze bikunze saa izi ngizi yarangije cyangwa se barangije no kumushyingura, wajya no gusura umuryango usigaye ugakomeza kubihanganisha, ndetse ukaba wanyarukira no ku muryango w'uriya mukobwa kuko nabo ubwo ni abantu bagize ibyago birumvikana. Reka rero mpite nkwambutsa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo DRC. Haravugwa iki? Ibi ngibi byo nakubwira ko atari ibintu bimaze igihe, ibi ngibi ni ibyagaragaye uyu munsi tariki 22 z'uku kwezi turimo, ngira ngo ni kuwa gatatu. Umutwe wa M23 wongeye gushinja ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugaba cyangwa se kuba bagiye babagabaho ibitero mu duce tugiye dutandukanye. Ubwo navuga uduce nk'utu ngutu tubarizwamo cyangwa se dutuyemo abaturage two muri teritwari ya za Masisi, Walikale, zikoresheje cyangwa se izi ngabo za leta ya Kongo, aho bakoreshaga drone z'intambara. Ngira ngo abantu benshi murabizi uburyo biba bimeze. Inshuro nyinshi aha mu burasirazuba bw'iki gihugu hagenda humva cyangwa se humvikana intambara za hato na hato, aho ziba ziturutse kuri aba twavuga ngo ni abitwaje intwaro baba muri ririya shyamba, ndetse aho usanga inshuro nyinshi baba badahuza na leta cyangwa se n'uyu mugabo uyoboye kino gihugu. Ubwo navuga Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aho abadashaka kumva neza ko bari abantu badakwiye kuba bari ku butaka bwaho, inshuro nyinshi bamwe bagenda bahorwa cyangwa se bazira ubwoko bwabo. Ngira ngo iyi drone, nubwo bifashishije iyi drone y'intambara, ibi ngibi byose byaturutse kuri rya jambo rigira riti umuntu wese uvuga ururimi rutari urwacu ntabwo akwiye kuba ari kuri ubu ubutaka. Uti bimeze bite rero? Ibi ni ibitero umuvugizi w'uyu mutwe akaba yitwa Lawrence Kanyuka, aho yagiye avuga ko byagabwe mu duce twa Nyarushamba muri teritwari ya Masisi. Ahangaha n'ubundi ni hafi neza yaha ugiye hirya za Walikale kuri uyu wa gatatu tariki 22 Ukwakira, nk'uko nagiye mbikubwira. Ibi ni ibitero bikurikira ibyo izi ngabo n'ubundi za leta ya Kongo byari byagabye mu duce twa Mpindi. Ahangaha ngira ngo ejo bundi, n'ejo ntabwo ari kure, n'ejo tariki 21 n'ubundi hari kuwa kabiri. Ubwo ni nabwo ahangaha n'ubundi haje kongera kugaragara drone aho yasutse ibisasu. Iyi ni drone y'intambara, nta nubwo ari drone imwe, birumvikana ko hari aho bari kugenda babigenderamo batazi ngo birava hehe birajya he. Ni nyuma y'ibi bitero M23 yaje kugenda ishinja leta ya DRC kwica amasezerano ya n'ubundi ngira ngo murabizi ko bamaze igihe bafitanye ibiganiro byagendaga bihuza izi mpande zombi. Ibi ni ibiganiro byaberaga muri Katari iduhaho. Ibi biganiro n'ubundi byari bigamije kuba byagarura amahoro kuri ubu butaka bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko kuri ubu ngubu biri kugenda bigaragara ko Kinshasa ikomeje kugaragariza isi ko itifuza gukomeza cyangwa se gukemura amakimbirane bafitanye cyangwa kuba babirangiza mu mahoro, kubera ko niba bo ubwabo bafata izi drone z'intambara
z'intambara bakazishora mu baturage ahantu hatuwe cyane. Ngira ngo uyu munsi ni nabyo byabayeho, aho bibandaga hariya za Masisi ahatuwe cyane bagenda babasukaho ibisasu. Ni ikigaragara ko amasezerano n'ubundi bagiye bagaragara cyangwa se bagaragariza isi yose muri rusange mu biganiro byabaga byabereye hariya i Doha muri Katari, nta kintu na kimwe byigeze bitanga. Ubwo birumvikana gahunda n'ubundi tuzakomeza twumva abapfa bagwa muri iyi mirwano, usanga inshuro nyinshi abasivile aribo babirenganiramo. Urumva ko n'ubundi nihatagira igikorwa abapfa bazakomeza gupfa, abakurwa mu byabo bakomeze gukurwa mu byabo, nyamara ba bandi bagakemuye ibi bibazo bari aho ngaho, cyane ko inshuro nyinshi uba usanga ari uyu mutwe ndetse na Tshisekedi uba usanga umwe afite ibyo ari gushinja undi, n'undi afite ibyo ari gushinja undi. Ariko kandi natwe ahangaha tuba duhari kugira ngo byose tugende turebe uko bimeze. Nkamwe muba mutabashije kugera ahangaha, tugende tubibaciramo muri mayange cyangwa se mu mayange, mu ncamake muri rusange, mujye mugenda mumenya update z'ibi ngibi. Ahangaha duhari ku bwanyu, kandi nizera ko amakuru nk'aya ngaya aba akenewe muri mwebwe. Byinshi rero naba nkubwiye ahangaha muri ubu burasirazuba bw'iki gihugu, ntekereza ko amakuru y'uyu munsi naba nyahineye ahangaha, ahubwo nkakwiziza ko turaza gusura amakuru yacu ari imbere, kuko amakuru yo ntajya ashirayo. Twarabibijeje kandi tubikora tubikunze, tukanabikora nta zindi nyungu tugamije, ahubwo ari ukugira ngo mwebwe muba muduteze amatwi mujye mugendana n'igihe, mumenye ngo aha n'aha bimeze bite. Ikintu cya mbere n'amakuru. Ndabashimiye cyane mwebwe twatangiranye iyi nkuru, twari tugeranye ku musozo wayo. Imana ibahe umugisha, reka mbabwire ngo ciao ciao.